napfungishije icyo gihe serire kiraho n'ingufuri nanashyizeho akaboko aregukana atamufata n'urufunguzo nari narushyize kure navuga ati kambanze niyogere waje se ushaka umugabo twongeye kubasuhuza nitwa Logan turi kumwe na Bora na Jado bagiye kudusangiza ku buzima bwabo inkuru yabo y'urukundo rwabo uko bakoze ubukwe urugendo rwabo uko rwatangiye kugeza aho uyu munsi bageze kora subscribe uri mutarayikora like and share ciao ciao Jado ni sawa ni sawa meze natwe turashima Imana Bora nawe nanjye meze neza komeye murakoze nuko babyumvishe nitwa Jado ubu ni ngewe uhagarariye urugo kwa Nyiramutiteri Bora ariko turafatanye ubu twamaze kuba urubavu rumwe kumwajya bivuga ngewe Jado ndu mupapa ubu ngubu ubana n'ubumuga ufite ubumuga bwanjye bwabaye muri 97 mfite imyaka 7 naje gukandagira igisasu ubwo twahungaga tuva muri Kongo kiraturika noneho kiza kuba ngombwa ko cyangiza amaguru ariko amaguru ntiyahitavaho ako kanya abiza kuba ngombwa ko njya kwivuriza icyangugu igihundwe noneho bemeza ko nyine babaza gukuraho akaguru kamwe dogiteri mbese hashize igihe arareba abona ko nyine n'akandi kaguru gashobora kuzamo kanseri noneho yemeza ko nakandi bagakuraho ariko muri icyo gihe cyose igisasu kikimara kunturikana nagiye muri koma amezi 2 urumva kumara muri koma amezi 2 ngiye nakangukaga mbona ibintu binungura urumva umwana ukiri muto ufite imyaka 7 ubona ibintu nyine nawe biri kukubaho bidasanzwe so rero muri icyo gihe mu kwivuriza icyangugu aho ngaho byaje kuba ngombwa ko bameza transfer kuko mu rugo ari naha muri Kigali bemeza ko ngomba kujya kwivuriza CHK barakomeza barankurikirana baramvura noneho ko bari bafiteho ubushobozi bwisumbuyeho baza kuncisha mu cyuma babona ko n'umugongo mshoko wana naragizeho ikibazo noneho biba ngombwa ko banyambika sima yavaga ahangaha ikagera hasi urumva nahoraga ameze nk'irobo nakubuje nakwicara nakugira ute nayo maze hamwe ariko nago nyibuka amezi nayo mazeho baza kwinkuraho basanga ikibazo cyarakemutse ubwo rero niko gukomeza ubuzima nkomeza pole biza kuba ngombwa ko njya no kwiga Gatagara mu bandi bana bafite ubumuga ubwo nyine numvaga ko urumva muri icyo gihe naranajyayo nabagaho nihebye nigunze numva ko nyine ubuzima bwarangiye numva ko ari ngewe muntu Imana yanga ku isi numva ko ibintu byose nyine nabizinutswe nabyanze noneho ubwo nibwo naje kujya Gatagara ariko nageze Gatagara nsanga ndi muzima kuko Gatagara niho hantu umuntu agera yari yihebye akahita yongera akagarura byishimo akagarura n'ubwenge akavuga ati ntago ari njye nyine umeze nabi ko nageze Gatagara mura n'ingeri nyinshi yaba abamugaye kundenza pe ugasanga nk'umuntu yicaye mu igare afite amaguru n'amaboko afite igice cyose cy'umubiri ariko jya kumva barakubwiye ngo gafite ikibazo cy'uko wenda yaremerewe n'umutwe icyo kintu gihe cyaranunguye kumva we afite ikibazo cyonyine cy'uko aremerewe n'umutwe ngo urimo amazi ariko ugasanga nta kindi kibazo afite akaba atanabasha no kugenda ugasanga abandi bikurura hasi ugasanga abandi batabasha kuba bakicara batabafashe bisaba kuba bari mu igare babaziritse ngezeyo nabonye ko ari ngiye muzima biza kugera aho ngaho bameza nanyitsimbura ngingo nangira kuzigenderamo nkomeza kwiga Imana irankomeza kugeza na n'ubu warangirije mu biki wize ibiki hari nize computer science ariko ntabwo nayirangije Gatagara nayirangije muri APAD nize Saint Emmanuel nitanongera njya kurangiza muri APAD kuvuga ubwo warangije ryari narangije 2014 secondaire ariko sinagize ubushobozi bwo kuba nahita nkomeza university ahubwo
yatangiye kujya nacakisha uturakaraka. ni ukuvuga muri ubwo buzima ukiva mu buzima bwo kwiga noneho bwo kuba wariyakiriye kuba warahuye n'ubwo bumuga deni wenda no kwakira ubwo buzima bwo hanze wabyitwaye mute? Ni ukuvuga ngo ku muntu ufite ubumuga twebwe yabigoye cyane kurenza abantu badafite ubumuga. Umuntu ufite ubumuga bisaba kugira ngo nyine akoreshe ibitekerezo byinshi, akoresha ubwenge bwinshi kugira ngo nyine yikure muri ya situation. Kuko umuntu ufite ubumuga, kuko njyewe nta maguru mfite, sinshobora kuba nagenda ngo mbe umukani wenda nikorere umuzigo. Ari ibikunda mfite amaguru ntabikora. Njyewe urumva sinanabasha gukora ikintu cy'ikiyede, kuvuga ngo nkoze ikiyede cyangwa uruzi ubufundi, si byakunda. Bisa rero niba ufite ubumuga gukoresha imbaraga nyinshi, ugakoresha ubwenge bwawe, ugakoresha ibitekerezo. Ngiye natangiye gukora iki, natangiye kujya mfata wenda nk'amatelefone kwa kundi yagize ikibazo, abantu wenda ama WhatsApp yavuyemo cyangwa wenda se hari ikindi kibazo cyawe kuri telefone, barangira nkunda kumenya utuntu muri telefone cyane kudukora, bikangomba ko nukora. Byantwaye igihe, bintwara n'imbaraga kugeza na n'ubu, kugeza naho mvuze ati noneho ubu ngiye kugera mu gihe cyo gukoresha mariage. Ni ibintu byose umuntu nagendaga nishakaho, ntabwo nagendaga ngura ibintu ngo mbigurire rimwe, nagendaga ngura akantu kamwe bingoye, ca mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko hamwe n'Imana iranshoboza kugeza na n'ubu. Yego. Tugarutse gatoya ku buzima bwa Bora, twibwire. Amazina yanjye nitwa Bora Muteteri, nkaba ndi umumama wubatse hagiye gushira ubwo iki ni kimwe cya kane tugiye gutangira. Nkaba ndi umugore wa Jado. Nyurikama mushakanye ejo bundi? Dushakanye ejo bundi, twakoze mariage 12 z'ukwa gatandatu. Uri kumva ukwezi nawe kurashira, turacyari mu bugeni. nkaba narangije secondaire, nkaba narize accounting. Maybe ubuzima nubukomeza nzakomeza n'ibindi. Warangije ryari? Narangije 2019. Tujye kwinjira no muri love story yanyu, uburyo yatangiye. Ubundi byatangiye? Ubundi byatangiye njye na Bora inshuti bisanzwe. Mbanza kumwigiraho inshuti bisanzwe, amezi 5 arashira. Naramubwira ko mukunda. Ubundi kuko rigena najyaga kubimubwira muri ayo mezi 5, navuga ati ahita nkubita indobo. Nyuma gatoya aho ngaho ayo mezi 5 mumenyana, hari umuntu wamukurangiye cyangwa yagusanze muri service runaka? Yambonye muri competition y'abantu bari bafite ubumuga. Icyo gihe nararirimbaga. Yambonye muri competition y'abantu bafite ubumuga, noneho tuaza kumbona, turavugana ko nari nagiye hafi y'aho bigaga. Turaganira nyine ameza felicitation, nawe ndavuga ati murakoze cyane. Arambwira ati kandi courage n'ukuri ko bari bifite n'abaka groupe kabo nyine bigasanzwe. Ubwo nyine arambwira ati courage uzakomerezaho, ati kandi n'ukuri Imana izakomeza igufashe, n'abandi bagenzi barabimbwira. Noneho urumva byabaye ngombwa ko nyine tumenyana, turaganira. Ndamase mu rugo ni hehe, arahambwira. None ndamubwira ati ese nta kibazo, ubwo wenda tuzabonana n'ikindi gihe, ubwo nza gufata nimero ze. Ufata nimero ze? Niko naze kuzifata. Numva umunsi wa mbere, umunsi ufata nimero byagenze wumvishe ako gafiri kameze? No kubanga nyine nyifata nimero bwa mbere, nyine numvisha ari byiza, ariko kubera ko na telefone ako kanya yari afite, tukadukunda kuvugana kuri Facebook. Paraporo no umukobwa w'icyuki nk'iki mugande w'abandi ni icyuma uri kumubona kabisa. Urumva nyine byantwaye igihe. Naramuvugishaga, nabona rimwe na rimwe atansubije, kandi mbona ari online, ngumva nyine ndihebye. Nkaba atuwira wenda abandi banaba yahaye umwanya, urumva nyine nkumva sinzi ukuntu mbigenjeje, ariko nkavuga ati ariko tuzadukomera tuvugana. Noneho biza kuba ngombwa noneho kwambwa ko noneho telefone ayibonye ntajya muvugisha, nkumva aranyitabye tukaganira, nkamubwira ku buzima bwanjye, nawe akambwira kubwe.
ariko urumva icyo gihe ntago twari tutarajya mu bintu by'urukundo nta nubwo nanatungutsaga icyo gitekerezo cyo kumubwira ngo ndagukunda. ubwo icyo gihe byari ryari? icyo gihe byari na 17. ubundi ntekereza ko umuntu nkawe wenda uramutse ufite ikibazo nk'icyo ngicyo bishobora kugufata n'imyaka myinshi kugira ngo cyane cyane logike yo kuba yarakundisha ushobora kuba uzi gutera imitoma cyane. ari ntabwo kuvuga nuko uzi gutera imitoma cyane ahubwo njye nyine nkunda kuganira ahubwo njyewe gusa njyewe namubwiye ubuzima bwanjye numva bwakiriye neza nanamubwira n'ikindi kibazo nahuye nacyo akaba niwe muntu umumuriza mbere y'abandi akambwira ati ihangane mu isi nuko bimera kuko ni nawe muntu wanamfashije cyane cyane ubundi kumva ko nyine nanjye noneho mfite agaciro gakomeye. Ntaba nagize ikibazo nkanamuhamagara amubwira ati ndashaka ko tuganira uko akangira inama ariko ibyo by'urukundo bitarimo. Noneho nibwo amezi 5 yaje gushira ndareba ndavuga ati ariko ubundi umuntu ko ibintu nakomeje mbibikira namukamubwiye nka wenda akananyumvira ubusa kandi urukundo ngiye numva rugiye kunturitsa umutima nta wundi muntu maze igihe mvugisha urumva nta n'undi mukobwa n'umwe natagaho umwanya. Iyo nabonaga wamamagaye niyo nabaga ndi kuvugana n'umufamiliya nahitaga mukupa nkahita mwitaba urumva kuko nabati nta mpamvu n'imwe yo gutuma namwitaba igihe icyo ari cyo cyose ahita mwita noneho namubwira ko wenda nshaka ko tubonana akamwe ati ntacyo uzashaka umwanya mwemera nkagenda nkajya ahantu ari hariho hose. ubwo urumva byamfashe igihe noneho mfata umwanya wo kuvuga ati byanga byakunda umuntu reka ndebe kabisa ukuntu namubwira ako nyimubwira yaragifite undi yambwiye ko afite undi. yego okay so tubwiriwe bigenze gute tugarutse gato ya kuri wowe muramenyanye muri competition yifashemo ute kumenyana n'umuntu? twaramenyanye ariko numva ko nyine ngomba kuba namuganiriza nkunda kuba namuganiriza nkavuga ati basi menye ubuzima bw'uwo muntu. Ntuguciye mu buzima gatoya wamumenye ari nka crush cyangwa wumvaga ushaka? Oya namumenye atari crush namenye numva nshaka kuba naganira nawe menye ubuzima bwiwe menye se ubumuga bwiwe ese kumumenye juste kwa namubona muri competition ngati disu n'umuntu disi we nyine nkumva ndi interesse kwa namenya ese why byagenze ute ibintu nk'ibyo. Rero icyo gihe twaraganiriye mu mezi 5 yose turaganira tukatuganira vacances yanyandikira amamagara nanjye nkamuhamagara nkajya kumusura ntajya akaza kunsura biba ibyo ngibyo then ni mu kuba twajya gukundana then muri ayo mezi 5 namubwiraga ku ba boyfriend banjye yego nawe mubwiraga nyina akambwira ati okay nta kibazo ako we nyina atari yabimenye ato nyine naramenya niba nkunda ntago nari mbizi niba nkunda tagangira gahinda. Nose icyo gihe mu birimo abashuti bawe bamaze kwimenya bamenye yuko mukundana bagifashemo gute bari baguserezaga? Ntago byabura kuko uri kumva nemaje ko natandukana n'umuntu ufite ingingo zombi ufite ingingo zose. Rero tuvuga ati Bora breakinze n'umuntu wari ufite ingingo zombi de nagiye gukundana n'umuntu ufite ubumuga. Byari ibintu nyine batumva ubwabo. Se bavuga byandi bajya bavuga ngo n'ubusazi. Oya bahise bavuga ati nta kindi kintu Bora kurikiye wenda buriya nta mafaranga menshi yamuhaga then buragiye kugenda girira amafaranga yuriye. Yego kuko we kumva yaramaze igihe hanze kurangiza 2014 tugabura 2017 abantu barabyumvaga bakumva nyine ko yarangije bakumva ko ari hanze bakumva ari ibintu bikaze bakumva ko ari umuntu w'umukire uvuga ati no bagari bakavuga ati ni ibintu bikomeye ariko narabwiye ati ntacyo nkurikiye kindi uwo twa breakinze ntacyo mushinja twayivuganyeho nta n'impamvu yo kumenya impamvu ngo twa breaking nyine nkabwira ati icyo nta kindi nkurikiye ngiye nuko mukunda. Yego turiho bamaze kumenyana ibyo ngibyo byakiriye noneho sasa tugeze ku rugendo no hahandi ari gushaka kukubwira ngo umukunde wowe muri ya minsi wumvaga nta crush mufite? Muri iyo minsi kumva nemaje kuba naganira nawe pe numva ko ikintu yansaba cyose nakimuha ariko yarabimbwiye
nanjye mbitekerezaho ariko uri kumva mu kwimbwira nayo mfite undi ariko uri kumva namubwiye story yuko tubanye yuko n'undi ngiye kuyivamo ngiye kubona breaking nawe uri kumva namubwira ati okay utegereje nzagusubiza rero nta kindi cyatumye mubwira ngo utegereje narimubwiye kugira ngo mbanze nkureho confusion yongo uzi ngo ndacyamukunda kuko numvaga ngewe kuba abantu babiri bazi ngo ndabakunda numvaga ari umutwaro uzabundemereye rero navuze ati reka mbanze breaking n'uwa mbere then nzabone kuba namusubiza none se ntabwo ugize unsubiza hahandi wambwiye nyine yagize crush muri kuvugana twirengagije baba boyfriend bandi wari ufite wewe wabyakira gute ubona afite crush ibona hari ikintu ashaka kukubwira we hari aga feelings kari kaje cyangwa niyo yabikuzanye uri kumva kumara amezi 5 uri kumwe n'umuntu umuganira buri munsi n'amasaha 2 yashira mutari kuganira nago kabura ariko urabizi umuhungu n'uteye intambwe ya mbere ntago ne kuba nagenda ngo niri intambwe unyide mubwire ko mukunda ibigezweho byose ntago ari ko umuntu abikora umuntu agomba kubanza gutegereza nose nta n'utugift yajyaga kohereza ku ishuri yaratunyurizaga cyane buri visite yarazaga kuvuga yari Mr Romantic buri visite yarazaga yasaga ku ishuri imyaka ingahe yose buri kwezi baba bumeze neza buri kwezi neza ikimugati mbese wabotwika ku ishuri mu kwiga kwanjye ntacyo mushinja kuva namumenya kuva tukamenyana mu mezi mbere haba dukundana haba tutari twakundana ntacyo mushinja mu kwiga kwanjye buri visite pe ntabwo nigeze nshoma mvuge ngo inzara iki yabaga ari hafi yanjye yabaga ari hafi yanjye ku munsi kundi ndumva ari byiza cyane noneho Jado tugaruke noneho kuri wa munsi noneho uvuga ati ni final rwose ngiye kumubwira igishaka kibi uwo munsi wabyitwayemo uwo munsi ngiye kwimubwira nari mfite ubwoba bwinshi cyane ndavuga ati ndashaka kumubwira ko mukunda ndashaka kumubwira ko namwiyumvishijemo noneho ubwo bwa mbere mubwira ko mukunda nawe mubwira ari ahantu namujyanye turica dufata agafanta ndaje namubwira ati rero reka mubwire maze iminsi mfite ikintu kindemereye ku mutima namwe ati no kuri kandi mbabari ucyumva cyakire wenda niba uri n'umuntu wahita wenda wumva ko tutajyana mu rukundo ariko ntubinsubiriza banze bitekerezeho ufata igihe cyo kubitekereza noneho nibwo twicaye turabanza turaganira akamwe se ikintu wambwiye urambwira ni iki ko yarambwanga agiye gutaha ati bawitonda ndaza kukikubwira najya kukimubwira umutima mukamwe ati byihorere undi kamwe tugiye gufata indobo nta n'ikindi kintu ni kubana igisubizo numvaga ko ari indobo nyine arahitambwira ati ntabwo bishoboka kurumva icyo gihe nari nzi yuko n'ubundi afite undi bakundana ubwo mfunga umwuka ndamubwira ati ngewe rero icyifuzo cyane nashaka kubwira naragukunze kandi numva ko wambera umuntu w'akamaro mu buzima bwanjye wangirira umumaro mu buzima bwanjye atari ibyo kuvuga ngo wenda n'urukundo rwarangira icyo gihe yandeye byambwira ati sawa ibyo ngibyo tuzatubiganiraho ikindi gihe ndavuga ati umukobwa byarangiye yaneye indobo birarangiye ntangije ubwo nibwo yambwiye ati okay noneho reka tugire dutahe ati ubwo tuzatuganira ikindi gihe urumva umuntu yise ukubwira icyo gihe uko nguko bitavuga ati n'ubundi yankatiye nta n'ikindi gisubizo ntegereje ati icyakoze nuko wenda atamimbwiye ku munwa ariko n'ubundi nataye waba aramvugisha kuri telefone anuke wenda mbwira ibindi bintu ubwo tumaze kugira ndamuherekeza aragenda afata moto ataha iwabo najya mu gukomeza hashira igihe nanone ataransubiza hongera gushira igihe hashiyeho nk'ukwezi n'amezi 2 umva noneho byatangiye no kumvamo numva ko nyine ubwo nabyakiriye kandi tudasiba kuvugana
none navugisha kwa kundi bisanzwe reka atambwira ibintu by'urukundo avase umuntu buri munsi turavugana nta nansubiza mbwira ati cya gisubizo cyaciyemo bimeze gute nibwo rero yaje kumbwira noneho nonge kumuhamagara amwatarashaka ko tuzabonana namwe ati nta kibazo noneho igihe cya mbere ndumva twari kubonana byarapfuye nitwase tubonana ahubwo byaje yarambwiye ati afite indi gahunda kuko yasengeraga mu bahamya be bafite amasengesho bakoraga ubwo aragenda nyine arambwira ati uyu munsi simboneka turajya gusenga icyo gihe banahuriraga no ku masitade ndavuga ati nta kibazo ati ubwo tuzabonana ikindi gihe ubwo bikomeza uko nguko nyuma yaho noneho aza kunsubiza ariko ndavuga ati ese kwa nsubije nkaba naramwiyeretse mfite amaguru naramuka abonye nta maguru mfite n'ubundi nazahita nyanga ikibazo cyagisigaye ni icyo ngicyo nta maguru mfite we yarambonaga gusa bisanzwe mfite beki akagira ngo ni ukuvunika bisanzwe noneho nza gutegura igihe cyose iyo yazaga mu rugo nijye wajyaga kumufungurira noneho ikindi gihaje mbwira abasista banjye nari nambaye nyine za nkweto kuri mwambonye ndamubwira ngo ndambwira abasista nabati noneho mujye kumufungurira kandi nashaka kugira ngo ndebe koko niba urukundo yamaye kuko narufite ruri mu mutima ubwo nkuramo amaguru arasa nyine nakuyemo itsimburangingo wenda nshaka kuvuga ngo nkuramo amaguru abantu bakibaza ukuntu nakuyemo amaguru nakuyemo itsimburangingo basista banjye baramufungurira araza aje nyine asanga ndavuga ati byanga byakunda buriya nambona nayakuyemo ashaka kwita nyanga noneho akahita nabimbwiriraho noneho abaza abasista ngo ese ari hehe ngo ari muri salo araza arinjira nanjye nicareye mu ntebe nakuyemo arambona mbonana n'ikintu bimutwaye araza n'ubundi aramobera bisanzwe nyine aca bugufi aramobera aricara ariko ndavuga ati buriya ni ukwijijisha nataha noneho nibwo arambwiriza kuri telefone urumva ahantu ikibazo nakigiriye nawe ati buriya ariyakiriye arabivuze uko nk'uko nyine yansuhuje turaganiriye nawe ati buriya tukajya tuganira ariko mvuga ati buriya nta magambo ya nyuma ari kumvugisha buriya nagera iwabo ahita amenya nk'aba bakobwa ahita bati njyewe ati sinari ko ari uko bimeze ati ndigendeye nawe ndategereza turaganira biba ngombwa ko ataha ndamubwira ati noneho uyu munsi sinkuherekeza ndamubwira ati urabona ko nambaye ndamuherekeza mugeza ku irembo nambaye za nkweto arataha agira mu rugo turaganira negereza akaza kumbwira cya kintu reka da ntiyabimbwira noneho ngewe umutima umwe noneho maze kumukupa ndonya namuhamagara ndamubwira ati se sheri mbarambwire buriya wambonye kuriya ko wabonye mfite ubumuga wabibonye ute nyine wabyakiriye ute mu gihe ibyo nta kibazo ko ufite ubumuga ntabwo bivuze ko uko nyine atagukunda nta kibazo ndavuga ati ibyo ari byo byose wabona ari ukunyongoza nyine bisanzwe ariko ubundi buriya yanyanze byamaze kurangira nuko byaje gukomeza nyine noneho mbona arabyakiriye numva nshimye Imana pe ndumva n'urugendo rukomeye kabisa umunsi akubwira ngo urukundo akubwira ati ndagukunda wabyakiriye ute noneho kugeza kuri step noneho utazi ngo nta maguru afite nta maguru uzi ko afite ntabwo nari mbizi kuko buri gihe namubonaga mbana insimburangingo ntabwo nabonaga ko ari insimburangingo ngewe nabonaga nyine ari ibintu biri aho yambaye ipantaro nkabona ari kugenda ugatubasa nkabona nta kibazo nkabwira wenda kuva afite beki wasanga wenda ari nka accident wenda akaboko cyangwa akaguru n'ejo bundi ari kujya kwa muganga bizakira gatoke nari ariko igihe anyerekaga igihe najyaga kumusura ngasanga n'undi yashatse kunyereka uko ari ntabwo byaneshoka ntabwo byaneshoka kubera ko numvaga ari ibintu bisanzwe numvaga ubumuga bwose burahari mbese ni ukuvuga ngo wari waramwakiriye ni naramwakiriye ni navuze ati ya uwo nkunda ni Jado si uko afite umutwe cyangwa se uko afite amaso si uko afite amaboko si uko afite amaguru icya mbere ni umutima wewe kandi icya kabiri nanjye umutima wanjye ukaba uhari
noneho wenda ku by'abakobwa benshi batekereza hagati ese ubu nzagendana gute nawe ese ubu abantu bazaza mu rugo bamubone gute ntabwo nigeze mbyitaho ahubwo navuze ati nahise vuga ati mana uzamfashe tuzajye dukomeza kubona insimburangingo ati ntuzatume koko tuba abantu batabasha kuba babona insimburangingo avuga ati ahubwo komeza uhabwe icyubahiro kuba waranamuhaye insimburangingo akanabasha kugenda kuba hari ari aho ngaho kandi yishimye atageranywe n'agahinda n'ibyo ngibyo navuze ati narabivuze pe iryo sinyisho narariteye avuga ati mana ushimwe kuba waramufashije akabona insimburangingo. None se kubera iki byagufashe ukwezi kose utari wamwemerera byagenze impamvu byamfashe ukwezi kose naramwemerera n'undi mbere nakubwiye ko nafite umukunzi imbere n'undi namumubwiragaho rero umukunzi ntabwo nari kuba namwemerera naramuhakanira nabanje ntabwo nigeze mu rukundo rwanjye mu bantu bose twakundanye ntabwo ngeze nkunda n'abantu bageze muri babiri niba byarangaga nyine nakubwiraga ati biranze tukabreakinga then simbe nafata babiri same time rero navuga ati nimwemerera penda mukunda umutima wanjye ko nimwemerera hari ahirya inyuma haraba hari undi uri mu rujijo uze ati ndacyamukunda kandi namukunda rero nabanje kuba najya gukuraho urwo rujijo mbanza kujya guhakanira uwo ngo twari turi kumwe mbanza njya kumubwira uko bimeze tubyumvikanaho then mbona kujya kwemerera Jado. Okay, ubwo ni short time nyine nabyumvishe uramwemereye none sasa mwinjiye mu rukundo nka boyfriend na girlfriend sibyo none urwo rugendo rwaje gukomeza gute none sasa abantu bose bazi ngo Jado yamubwiye ngo bakundana iki inshuti urugendo rwa rugendo runini twararukoze turukoramo neza kuko rwa rugendo abantu benshi batumva nyine uko impamvu ruri kuba ati Bora umukobwa ukiri kwiga hawe wagiye gukundana n'umuntu ufite ubumuga yari ari gukundana n'umuntu ufite ingingo zombi ese ibi bintu bizagera he ese Bora akurikiye iki mbese byari ibibazo byinshi ku bantu benshi batandukanye rero nawe yari afite ibibazo byinshi nawe bitandukanye karakana uriya mwana uriya uzakugeza kuki ese koko uri kubona gukunda by'ukuri yari intambara nini ikomeye ariko twayiciyemo tuyicamo neza twebwe twagendeye ku magambo y'abantu ahubwo twagendeye ku marangamutima yacu turavuga ati twebwe tugiye gushyira hamwe dukore process zose zisabwa ku bantu bakundana then tuza no kugera aho ngaho dufata umwanzuro kuba tukabana. None se nguciye mu ijambo gatoya kuri uwo munsi noneho umunsi ngenda shaka kumenya umunsi wa mbere nyirizina wa munsi yakubwiye ka gukunda byagenze bite abantu bamara kumenya abakubwiye nabi abakubwiye neza ntago babura bamaje kumenya abantu benshi bamaje kumenya ko dukundana bibajije ibibazo byinshi nyine uko nagiye mbikubwira bibajije ibibazo byinshi bakambwira se kira kimuga kizakumarira iki ese washatse undi muntu Bora uri mwiza uzahora n'abandi bantu bose banciye intege bishoboka ariko ntabwo nigeze nita ku byo bambwira ntabwo nigeze kunita ku bahungu bose bari kundangira bari bahari benshi bandangiraga ariko navuze ati ngewe amarangamutima njye ntabwo ari kuri abo bandi ari kuri Jado. Mu rugo babyifashemo bati mu rugo njya kumwerekana kumva n'undi bamuzi ariko bamuzi nk'umuntu umufrendi uraho utababwira ko mukundana yego rero njya kumubwira ubwo nagiye kumwerekana ko nagiye kubabwira ko dukundana twatangiye process yo kuba twavuga tugiye kwerekana ababyeyi tubereke vuga ati uyu nguyu agiye kuzaba umugabo wanjye mu gihe kiri imbere twagiye kubiyereka process y'ubukwe twarayiteguye mu mutwe wacu. Nukuvuga ngo niyo baza kubahakanira kwabwira ati ntago tubishaka ntago mwari kubyemera mbese ntago twari kubyemera pe twari twarabyemejeranyijweho twarabiganiriyeho cyane
rero n'ababyeyi ku bacu ntabwo batubereye ababyeyi babi, batubereye abana beza, mbise abana ariko batubereye ababyeyi beza. Ni ukuri turabashimira, ntabwo bigeze baduca intege, baramwakiriye mbese muri make baramwakira uvuga ati umukwe twamubonye. That's nice. Jado, wowe bibwira famille ko wabonye mukunzi icyuki nk'iki ngiki babyifashemo? Abundi tujyana nabo bwa mbere, urabizi ba sister w'umuntu ni babanza kureba bagashima cyangwa bakarenga. Ba sister banje nyine baravuze ati ati ubundi yakwemeye, ati cyangwa ni kwa kuri nyine uba wikina, atana tubwira ati ubundi yakwemeye. Nyine niko narababwira ati se muramubona gute? Abrahamwe ati we tubwiye yakwemera, bati mwebwe ni mumbwire. So ba sister banje bamwakire neza. Noneho biza no kugera igihe mu presenta mama aravuga ati ahubwo uyu nguyu niwe mukobwa muzima kabisa. Mama we yaramubonye nyine arukuna ababyeyi baganira, buri abantu bakuru n'abantu bese n'abantu bese bafite bazi kureba kure. Mama nyine baraganire bareba n'ibiganiro baganiriye, ambwa turani we mugore, turani we mugore, ati niba yanakwemeye ntagira ahandi hantu jarajarira. Ako kanya mama kimwe kubyemera ko numvaga ko adashobora kumbeshya, ambakima kumbwira kuriya yakubaka, ko nyine yakubaka tayari nahise noneho dutangira umushinga. Cyane noneho bahise bansembura, ariko inshuti zanjye zo zo zancaga intege byatari. Azagucika ku munsi w'ubukwe, ntashobora kuzaboneka wenda mu gihe muzamwagize bugacya mu gitondo ukamubura, ubukwe bugapfa. Urumva akanga ngo ntago azakwemera ngo twe turabizi neza, bakabankoreka Jado ngo rega ntagikwe, ngo ntagikwe ntajye ngo nyine ngo tuzabuzamo nk'abajamanga, ariko ngo turabizi neza ko umugeni atazaboneka. Bakanca intege bakabanga usubu koko ngo yarakwemeye, ngo ntago yakwema, ngo natwe ubwacu dufite amaguru n'amaboko n'iki cyose. Ati abakobwa benshi twarababuze, ati none wowe uratubwira ngo uraza Jado bakabanga uratubeshya uriya ntago azakwemera, gusa cyakoze nk'abatipe bawe tuzaguherekeza, ariko icyo tukubwiye cyo nuko umugeni azagutoroka ngo ku munsi w'ubukwe. Wibaze noneho urimo uracibwa intege, noneho n'abantu bawe bakubaga hafi, nako kuratangiye ukicara ukavuga ati se wa mugani twazajya gusaba ku munsi w'ubukwe tugasanga wenda yihishe yigendeye cyangwa akaduhamagara akatubwira ati simari. None urumva nyine kuko inshuti zawe zigera zigushyiramo byawe, ariko ndavuga ati ibyanga byakunda hari Imana tu, hari Imana, uko Imana izabigenza uko nuko ndabizi. Urumva ntabwo wabura kutagira ubwoba, ntabwo wabura kutagira ubwoba. None se abasore bagenzi bawe mwamuganira bakubwira ati natwe ubwacu twaraburiwe, kandi wabona abo batipe ukabona mu by'ukuri ukabona barakurenze, nawe witakariza icyizere. Ariko nyine nahagaze kigabo navuga ati ngomba kubicamo nk'uko bajya bavuga ngo nta mugabo ngo ubaho utagira ibyago. Urumva nanjye ubwo navuze ati ubwo nyine nibuko nyine ni bya bindi bavuga ngo umugabo nyine ngo byamubayeho. Narabikomeje, dupanga gahunda y'umushinga w'ubukwe. Ugeze gukora TV kumwambika nateye ivi ariko ivi ngewe ukuntu nariteye bya bitandukanye n'abandi bose, bya bitandukanye. Ngewe ntago nateye ivi kwa kuntu n'abasore nyine batera ivi, kwa kuntu ahubwo nyine ngo umuntu ngaje ngo nansimburanye ngo nawe nambaye mwambika impeta. Nubwo yari nabiteganyaga, njye namubwiye ati njye sinshaka kuzatera ivi, biriya bintu njye mba mbona ari bibi ari fake, nawe yarabyakiriye. Ariko nkajya numva arabikunda, yaba yabonye nk'abakobwa bagenzi babo batereye ivi ngo wawe ngo shasheri ngo reba ngurira nk'aba bantu ngo urabona batanejeje, abatapa ibya nk'ibyo ni fake. Nkawe ati reka. Ariko njye namutereye ivi muri cya gihe turi hafi ku bana, none atanabikekaga ndamutungura. Nawe ubwe niho nabonye nyine yahise agira emotion, ararira kabisa, biragaragara. Navuga ati kabisa. Icyo gihe wateye ivi ryari? Nateye ivi habura icyumweru ngo dukore ubukwe. Waritereye mu rugo cyangwa? Naritereye mu rugo. Ni byiza cyane. Mu gutera ivi byari ibintu
nyine byari ibintu natera niteguye byari ibintu biri funny kuko uri kumva nayo mfite stress y'ubukwe habura icyumweru ngo ukore ubukwe umuntu afite stress yari mvuga mu bintu yirukanka ajya gushaka ibintu byinshi bya hato na hato rero uwo munsi nayo mfite stress barampamagara barambwira ngo njyabwo nagiye nzi ko ari njye ugiye gutungura umuntu umukore surprise oya baye bamamagaye bashike baramamagaye barambwira ngo bafite kuba bajya abahungu b'inshuti bo muri quartier baturanye barajya baramusezera nk'umuntu ugiye kuba yakora ubukwe yashaka rero ngenda imeze nkaho ari ngiye uri kumujijisha ngatagira mu rugo agahita yibona ko turi gutegura kumusezera nshiduka ahubwo ari ngiye ugezeyo ahubwo nsanga ngiye bapangiye no mu gusanga ngiye bapangiye ukumva byari ibintu bitunguranye numvaga ngiye wapangiye umuntu ahubwo nsanga ari we wampangiye then nsanga arapfukamye yakwema insimburangingo then nyine ndarira ndabona uri umuntu ugira amose cyane ntago bikunze ko ariko mu kintu iyo ibintu byose bibaye binunguye ntago byabura ubu subu narizwa n'iki nzamutungura kereka nabwo azagutungura ikindi kintu birashoboka nabyo nyine nunguje ikindi kintu nyine surprise nyine nta muntu idakora ku mutima ntago umuntu aba arira amarira yo kubabara y'uburakari cyangwa yo kurira ngo nyine nkuko habaye ikintu rero aba ari amarira y'ibyishimo yego tugeze ku munsi w'ubukwe tubwira urugendo rwanyu rwose ukuntu rwagenze ibyiza ibibi noneho tugeze ku munsi w'ubukwe nyirizina uri kwitegura gukubitamo ko tugiye kuzana umwana uwo munsi wari umeze ute bwarangiye gute ijoro rya mbere ryagenze bite kugira ngo wakire noneho ngo ndi umugabo ngo ndahamye ku munsi w'ubukwe bibiri turi kwitegura mba nari mfite ubwoba ntabwo nakubeshye nari mfite ubwoba kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe uba utarabona hari ibintu bimwe na bimwe utarabona utarabona za gift uraza guhereza ababyeyi b'umukobwa utabona ibintu bimwe na bimwe ariko nari mfite ubwoba kandi nanone buvanze n'ibyishimo gusa nanone nkibaza se ubu koko ejo nzaba umuntu w'umugabo noneho ejo kabisa ubu bizarora niswe ko ndi umuntu w'umugabo nanone bwa nyine bukaza nakibuka ya majwi y'aba batipe bambwiye dushobora kuzagera ku munsi w'ubukwe ugasanga umugeni ntawe uhari nanone nkumva afite ubwoba ariko mu by'ukuri igihe cy'ubukwe tugiye kujya gusaba nabyutse mu gitondo nk'uko bisanzwe nakaraba nambara kabisa agakote n'insimbangingo na bekiye yanjye tugenda tujya gusaba bigenda neza pe bigenda neza Imana iradufasha bigenda neza uko natabikekaga dukoresha ubukwe bwiza cyane n'abantu bose barashungera umva biranshimisha baraturimbira ukuntu asanze iwabo w'umukobwa bari bateguye ntabwo ari ibintu nari niteguye kuko nasanze bateguye ibintu bihambaye kandi natakekaga ko biraza kubaho nsanga bakoze ibintu birenze nsanga hari abasaza hari abakecuru mu by'ukuri hari urungano mbona nyine biranshimishije noneho ikindi kintu cyanungwe mbona n'izindi nshuti zanjye izindi twaherukanaga kera tukiga nka primaire mbona nazo zaje zabimenye ndavuga ati se ibintu koko bibaho nyine uzi kuba wicaye nk'ahantu noneho nko mu gisharagati ureba nk'abantu bose ari we bashagaye uba wumva mbese ufite ibyishimo bidasanzwe uvuga ati se mana nyir'isi nijoro abo bantu n'igiye gusaba hanze amaso cyangwa n'undi muntu baje kureba urumva nyine ibyishimo byari byose nubwo natunguwe gusa no kubona ukuntu yaje ameze nk'umumarayika noneho umusaza wamusohoye nabanje kugira ngo wenda nyine ni kubera ko n'abantu bambere nyine bagize nitegereza ko yari akiri kure ndareba noneho nkabona yabaye umumarayika nkabona ubwiza afite noneho si bwabo nari nsanzwe mbona ndavuga ati noneho ibintu birarenze angeze iruhande ni mama nawe ngiye kuzura umwuka
yagiye kuzura umwuka kwe kunamubonye navuze ati ibintu ntabwo bisanzwe pe yaje ameze nk'umumarayika mbona ameze neza ndabata ahubwo se ko bari gutinda kumuma ahubwo ngo dutaha ahubwo ubwo ndabyumva uwo munsi wajya bimeze bite byari ibintu nyine wumva ko ari wowe uyoboye ku munsi w'ubukwe umugeni umukobwa n'umuhungu niwe bafite agaciro rero numvaga nyine bwese unige wateranyije abantu bose uri kumva mu gishagati ntabwo nari nzi ngo hameze gute ntabwo umugeni aba yemerewe gusohoka rero nasohotse nyine barangije mu byo gusaba bamwemereye umugeni narasohotse ngeze hanze nahise ngira ubwoba nagize ubwoba bwese bano bantu bose ndicara imbere yabo ndicara imbere bwatsi dore hano n'uyambaye ibintu byo kuza uri kumva kuza gusaba nagwambara yambara imikenyero bwese ubu yambaye imikenyero ate kuko ubu ngubu yabitekereje we ntiyabikekaga ko yumvaga ko imikenyero atayambara numvaga nyine yambara ikote wenda ikote n'ikoboyi kuko nibyo biri flexible kuri we nibyo bimworohera imikenyero nyine abantu bose baranguga ati aba bantu bose ninjye babateranyije ninjye uranga mbese ninjye bose nicaye bategereje ubukwe ni bwiza urumva mose ziri kumfata noneho nyine ndasohoka ngerayo mbona ahubwo yabaye muri bagase kubumbi mfite ijari ingana gutya agatikiye kwa nibitse yije then ndamusuza nyine imisango y'ubukwe irakomeza kugeza nyine doti irangiye no kwiyakira na reception biraba mu rusengero byose mbese ubukwe bwacu bwagenze neza kurusha uko twari tubyiteze imana yarabuyoboye nahise mbona ko imana ikunda ubukwe kurusha uko abantu bo ubwabo babukunda kurusha uko nyirabwo abutegura ahubwo imana iba yaramuteguriye neza kurusha yego noneho sasa Jado umaze kubona umugeni n'uwawe 100% bamuguhaye uriya joro rya mbere byagenze biti nyine urumva iyo mumaze gutaha nyine muraza bakabageza mu rugo noneho muhita mutekereza ukuntu abandi basubiyeyo urumva muhita mutekereza ukuntu abandi basubiyeyo noneho mugasiga muri babiri urumva ni mu nzu muri babiri ni mu nzu nta kindi nta wundi muntu uhari ngo aragira ute urumva abandi nabo baba bavuga ngo bari inyuma baragira ute baba bahari ntibabura hano ababukwe ntihabura nyine twa tunyoni tuba tuvugira hanze urumva ubwo nk'amakameme iyo mugeze mu rugo twari tunaniwe twari tunaniwe biba ngombwa ko nyine ajya dushe nyine urumva nanjye ubwo nari nzi ko ngiye kujya dushe asanga yadadiye waryamye muri salo oya yadadiye muri dushe kandi bamubwira dadiye muri dushe nawe nshaka kujyamo kugira ngo nkarabe yagumyemo we yadadiye dushe namwe ati fungura ngo reka baze nagize gukaraba wiciremo so harakaraba nanjye ninjiramo nyuma ngarutse njya no kuburitsa yasinziriye nese ko cyomemukiye ntago namuhemukiye bamukingiranye kandi uzi ko babasezeranyije kuri umuntu umwe badusezeranyije ariko ntago batubwiye ngo koga ni babiri mu mategeko ntibavuga ati muzaryama mu ishuka rimwe igitanda kimwe ariko mwabaye umuntu umwe mwibase ntabwo babivuga babivuga nyine noneho sasa ntibugomba no kumuha keya ntabyo narinzi nta makuru nari mfite nta burade ushobora gukora yarabaye ariko nzi ko bajya babivugamo ndebyo nabyo bambwiye fori nabyo bambwiye then rero
numvaga nyine ari ubuzima busanzwe n'undi n'ubwo nari ndimo nagiye muri dushe n'undi mutangayo then navuga ati kambanze niyogere then nsoje nawe ajyayo nk'uko nyine nditegura ntajya bita nigira mu buriri tangasinziriye ubwo mu gitondo mubyutse byagenze bite naraye ndeba nkanuye ndetse urumva icyo gihe wasinzira inka ndetse ntabwo mbyuka ngo wicire ngo ukabakabe urebe nimba amugeneye batamujyana naraye nkanuye ahubwo njye siraye gusinzira reka nafatanyije nta nubwo nigeze mfatanya amaso icyo gihe sinzira ugasanga so uko yari kuzagucisha oya nagira nari nashyizeho akaboko uku nari nashyizeho akaboko aregukana atamufata n'urufunguzo nari narushyize kure napfungishije icyo gihe serire kiraho n'ingufuri noneho iriya noneho ya sekirite noneho iriya noneho kimwe gikomera uwashyizemo no kose bo wabyakiriwe nta cya kidasanzwe nuko n'undi wenda arareklama ko yasanze nasinziriye ariko n'undi nicyo cyari kinjyanye mu buriri nari naniwe wari ugiye kuryama Yego, rese wari ugiye ku rugo mu buriri ndetse mu rugo wanyu ntabwo waryama iwacu ntabwo naremerutse kuryama kubera imyiteguro ahubwo ntabwo waryamanaga n'umugabo ariko oya ntabwo ibyo ni special waje se ushaka umugabo kumva naje mushaka ariko ntabwo byari ibintu byoroshye ako kanya ntabwo byari ibintu byoroshye pe mu kwitegura ubukwe uba uvuga ati ubukwe bugire bube burangire ariko iyo burangiye uribaza ukanisubiza banza musomyeho kuko aba afite inyota umumarayika wanjye marayika ikintu namubwira ati mukundwa nzakuba hafi ibihe byose nzagukunda nzagukundwakaza aho bamwe bakubwaga ko urukundo ruzarangira njyewe ahubwo niho ngiye kurukwereka ni naho ariho rugiye gutangira ahubwo noneho ukabona ko ufite urukundo nyarukundo hahandi wajyaga wumva benshi bagucaga intege ahubwo noneho ugiye kubona ko nanjye ari icyo nshoboye mu buzima bwawe ndagukunda cyane namubwira byinshi namubwira amasezerano menshi namupromisinze byinshi cyane no gusohora ndi no kubisohoza ariko namubwira ko amasezerano yanjye yose nzayasohoza uko yakabaye kandi ndanagushimira ukuntu ukomeza kubana nanjye uri umutware mwiza uri umutware abantu bose bakifuza rero ni iby'agaciro kuba nkufite kandi nkakugira nk'uw'agaciro mu buzima bwanjye warakoze kuza mu buzima bwanjye ntacyo nakuburanye ukwiye byinshi imana izakuma imbere nanjye nzakora ibishoboka byose kugira ngo umubabaro wose wahuye nawo agahinda kose wagize nzakakwibagiza akoze cyane icyo nakangurira abantu nababwira ngo mukore subscribe kuri iShoot 250 TV show showtime